Hano byatangiriye kungora ni igihe nari mfite inda y'amezi 8 ibintu byambayeho ngenda bitekereza nkumva ahubwo no kuba yaravutse ni igitangaza. Yes, bakunzi bacu turongeye turabakiriye twongeye kubifuriza ikaze kuri no channel ya Soso TV show. Nge mwumva ndi Nyaga, imbere yanyu ya kamera murimo murahabona Soso. Mbibutsa ko ibi biganiro dukomeza tubikorera hano kuri Ifumbwe Culture Bar, ni bare cyangwa se hoteli ukinjira ukareka Rwamagana neza. No bare ubashije bahita bakwereka nano wasohokera n'umuryango wawe mukafatira ifi imeze neza, inkoko, ibintu byose, ama bruschette ndetse indyo meze neza. Soso ndakwakiriye imbere y'abatumirwa bawe ndetse n'abantu bakurikiye bino biganiro bose turakwakiriye. Murakoze. Amakuru yawe umeze ute? Amakuru ni meza. Abakunzi babarega buri gihe babifuza kugora ko bareba ko umeze neza. Soso waba ameze neza? Mva meze neza. Umeze neza. Ubwo nyuma yo kumera neza none bavuga ati noneho ikiganiro no twagikurikira. Muri no minsi maze numva inkuru z'ababyeyi cyangwa se abamama barimo baragenda bagira ibibazo bitandukanye kwa muganga. Izo nkuru nawe urimo kuzumva cyangwa ntago izo nkuru ukunda kuzumva? Barwaye se? Yarara nyine gutya abantu bajya kwa muganga. Usanga abaganga barangarana ababyeyi, ugasanga bamwe baviremo gupfa, abandi baviremo ko bapfa, abana bakaba bazima, ugasanga abana bapfiriye mu nda. Nyine bifite gutyo. Ako ntekereza ko aba hari umunsi ba wageze. Kuko gitari cy'amahanga. Nyine abantu kamburetse gatoya. Hari umuntu umuturage ashobora kugira ngo umwana warapfuye, umubyeyi warapfuye akagira ngo n'uburangare bw'abaganga. Ariko hari n'igihe umunsi urugendo rwe rwarangiye uwo munsi kare danger. Bari ibintu bibiri. Ariko hanini ikintu burya kivuzwe n'umuntu urenze umwe, iki kintu kibari impamo. Iyo usanga hano barimo baracaho ngo nabaganga barangarana cyangwa se nkawe ku ruhande rwawe warabyaye, ntawe watunyuramo muri story yawe cyangwa se n'ibintu ko byabayeho, katubwira uko byagenze wowe ujya kubyara we byari bimeze biti. Nyine tukiri kuri ako kantu ko kurangarana abarwayi, navugaho akantu gatoya. Birashoboka ko umuganga ashobora kurangarana umurwayi akaba yahasiga ubuzima. Ariko nyine nanone abantu bajye bamenya yuko hari igihe umunsi uba wageze. Twagiye rero kubijyanye nuko ibyo bintu byumva ngenda byumva cyane. Waje harakaye no munsi ntari twakomeje. Naje narakaye. Doye kuri story yawe nawe y'urugendo rwawe rwo kwibaruka. Urashaka kumva iyo nkuru? Iyo nkuru biri seriye ngiye nyifiteho amatsiko menshi, numve Soso byagenze bite. Ese wajya none byari bimeze bite se? Ari n'igihe wenda tuganira gutyo wowe wari byaraye muri babyita muri privé. Hahandi ugenda bahita bakwakira abaganga nka desi bakujyaho. Nyine wumvishije inkuru z'abandi ushaka no kumva izanjye. Story yanjye kari danger. Nyine turashaka tubwira bajya bavuga ngo ni imigani myinshi gusiza ukuntu niba wenda nyisanisha nabi. Bajya bavuga ngo ijya kurishera ku rugo. Noneho bajya bavuga ngo gutera uburezi arabwibanza. Nyine gutorya ngo bakunzi ba Soso TV show niba babona niyo nkuru nyuma nayo yukozeho cyaturakoze n'ikiganiro bazanamenya ati Soso TV show wacu nawe byagenze gutya. Cyase niba n'undi mu mama nawe byagendeye nk'uko ugiye kubivuga gasaba bihuye, ajye muri comment avuga ati yababa we Soso nanjye byagenze gutya, n'undi bavuga ati none nanjye nabakubita inkuru imeze neza mukayumva. Nanjye nyine ndi umubyeyi, abantu ba Soso TV show bankurikira batazi ko ndi umubyeyi, ndi umubyeyi. Urwo rugendo mwanyuzemo nanjye narunyuzemo. Ewana kambabwira ukuntu byagenze. Ubwo njyewe umwana ugiye kubabwira story y'umwana wanje wa kabiri, abana babiri. Kuko niyo numva yambereye ya danger ubuzima bwanje, ngira ngo nanjye bugiye kuhataka. Soso ufite abana babiri? Yego. Babiri? Wese ko ufite bangahe? Batatu. Ngaho. Ubwo n'undi nyine uramubaye nawe ndamwakiriye. Ngaho re. Yego nyuma y'ikigaro turakubaza twagiye tubwira. Nuko nyine ubwo ukigera kwa muganga naruko dushaka by'ukiri mu rugo abari mu rugo batutuza ukuntu bimeze. Ndetse ko story wabirangije. Story yatangiriye mu rugo. Ibanza duha story z'ukuntu washwitaguraga ibikuta. Oya wapi ntabwo byo gushwita ibikuta. Nuko nyine njyewe ndakanangire ahantu byatangiriye kungora ni igihe nari mfite inda y'amezi 8 narimutse ahantu nabaga nyine narimutse. Noneho nimuka nza nyine ahantu nyine nari ngiye kuba. Noneho ubwo ntangira kujya ku bitaro byaho bindi hafi, ndangije igihe cyo kubyara kumbi cyarageze, igihe sinabimenye. Nyine kwa kundi umubyeyi arangara cyangwa se na kwa kundi umuganga ashobora no kwibeshya nko kugakarita ko kwicingirizaho sorry. Inda yanjye yagize amezi 8 ku gafishi nyine, kumbi umwana yageze igihe cyo kuvuka already.
habayeho nyine kutamenya. Njye nari mfite ibimenyetso by'uko umwana yagomba kuvuka ariko ku gafishi bigaragara ko indi ifite amezi 8. aho hantu humve neza. Noneho nza ku gipimo bisanzwe ndangije ako mva mu rugo numvaga nameze neza, numva mfite ibimenyetso bike na bike by'umubyeyi wenda kubyara. Ese kwa muganga nyine basanga mbega muri make wowe wabyiyumvagamo ariko wareba ku ifishi nkabona harabura ukwezi kumwe. Tajya tugendane neza, hari umuntu warubyumvishe ntabe. Urabizi ko iyo umwana inda ifite amezi 8 abenshi ntago ngo babaho. Iyo ari n'ubwa kabiri rega ubu bisobanukiye ufite akantu k'akarusho gake. Nje noneho umuganga wankurikiranye akenshi umutima umwe urambwira ngo nago namublaminga, undi nkamvuga ati ngomba kumublaminga byanga byakunda. Yego. Nje nageze kwa muganga mfite ibimenyetso 100% by'uko ngomba kubyara. Yego. Nari mfite ibise, nari umwana baramurebye muriye ko babona afite agomba kuvuka nyine arashyitse. Yego. Bapima ibintu byose barapima babona sawa. Umura wari wafungutse uri naho umwana aca. None ubwo umuganga we kintu yankoreye cyagakoryo ntazigera nibagirwa. Yanze kwita ku bimenyetso ari kubona ahubwo yita ku kagafishi. Cyo kintu uri kucyumva. Yise ku gafishi akajya abona indira buri kwezi nyine akavuga ati nago nakubyaza taza kugenda nabi bakareba ku ifishi. Ibintu byambayeho ngenda bitekereza nkumva ahubwo no kuba yaravutse ni gitangaje. Umuganga yanze kwita ku ibyo bintu nyine ubwo ari mu gitondo nko mu masaa 1 nari nageze kwa muganga ko nari meze nabi. Ndangije umuganga nyine ubundi iyo ufite ibimenyetso nk'ibyo uba ufite n'ibise nari mbifite wananikuruka nacitse umugongo ibintu byose. Umuganga yangije atankorera ikintu cyo kunsubiriza y'ibise ampaye kandi icyo gihe umuntu ahita abigukongerera sibyo kugira ngo ubyare vuba. Yego. Nje rero yahise amereza tunini dusubiza y'ibise. Noneho nanjye ngatunywa nzi ngo turi kubyongera kumbi turi kubisubizayo. Ewana nirwa kwa muganga meze nabi, ibise byanga no guhagarara birakomeza. Byageze nko mu masaa 2 z'ijoro bahamagara ambulance njya ku bitaro bikuru. Ngeze ku bitaro bikuru ibyahabaye byo rwose nagahumamona agapfukamunwa. Naragiye n'umurwaza wanjye ewana nahamaze icyumweru ubyemera nahamaze icyumweru ntarabyara. None abaganga nyine bo ku bitaro bikuru bakomeje gukurikiza ibyo wa mbere yatangije. Bagumya nabo bandudera ibisubiza y'ibise. None ngiye nkabwira umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu baza abaganga se byanjye bimeze gute. Noneho birababaza kubona umubyeyi aje none hagahita abyara wowe hamaze nk'iminsi atangira kwibase mana nacumuye iki kandi wewe wari witeguye kubyara. Urumva ifite inda y'amezi 9 wowe witeguye kubyara. Yego. Nuko ndangije mbaza muganga ati bimeze bitarambwira ngo nzarinda nyine mbyara njyaye neza. Noneho mu rugo ari umwana nyine mutoya ufite nyine igihe gitoya. Umukozi akajya ambwira uti umwana yanze kurya yanze kunywa mbese ibintu byose. Ndangije mbwira muganga ati mumbage rero mumbage kugira ngo nahe nyine nsanga umwana. Abaganga barabyanga. Ubwo maze icyumweru cyose mfata bage yanjye mbwira umurwaza twitahire tugenda ahantu bambyaza nyine. Uri kumva ndangije ndababwira ngo bambyaze. Ndataje fata bage ngeze kuri gate haza umuganga mukuru. Arambaza ufite ikihe kibazo? Ngati gere ndatashye ngiye kubyarira aho bagomba kumbyaza kuko ngubu mwebwe byaranze. Birangira bambyaje nyine bambaza. Babyaye bazo. Ako umugabo wanjye yaravugaga ati ntibambage kuko bari bafite ubwabo bwo nahasiga ubuzima. Umutima urambwira ati kubera iki abandi babyaye barababaze ntibapfa kuko ngewe anjye napfa. Nuko birangira mbyaye bazwe nyine kubw'amahirwe ni umwana muzima nanjye ndahana ubuzima. Kuri no munsi twagira twageza ako ngako ubutaha noneho tuzafatira ikiganiro tubituruka imuzi tubabwira uko byagenze noneho nyuma y'aho ese ujye kubagwa byagenze bite byari bihagaze bite mu miryango ama SMS ndabizi babicicikana bavuga ati mana yacu iturinde gutya na gutya. Ubwo bafashe iki ngiki ubutaha tuzongera dusubire nabo bye bye.